dutangiye tubona umwana uza ari kwiruka aje ahita afungura kino gikapu cy'uyu mukobwa uhagaze hano mu muhanda. Umwana yahise akijyamo. Akimara kukijyamo uyu mukobwa wari ufashe igikapu cye yavuze ati we uri mu biki? Uje no gukora iki? urimo no gukora iki? Ati reba hari umuntu nkurikiye. Dore uriya mugabo arankurikiye uri hariya. Ari kumwereka uyu mukobwa ari kumwereka umugabo umukurikiye. Aka kana kaje kari kumwihisha karaza agahita kitera mu gikapu cy'uyu mukobwa wari wibereye ahangaha. Umukobwa amaze kubona uwo mugabo ahubwo yahise ashiraho imashini neza arafunga nkaho nta cyabaye wagira nta n'umuntu urimo. Yahise amuterera muno. Umugabo yaraje akigera aho ngaho ahita aramutse uyu mukobwa ati umeze ute? Ni sawa nta kibazo umeze neza. Ati none se nkubaza akantu gato? Ntaribi wambaza tu nese nta mwana uciye ahangaha? Mwana hano se umwana umeze ute se? Ati ni umwana nyine w'umukobwa wambaye sinzi nyine imyenda yambaye nyine. Yaravuze ati ndeba neza mbese ni agakobwa kanyuze ahangaha nyine kari kwigendera nyine nta wambwira ahantu kanyuze. Uyu mugabo arimo ararangisha uyu mukobwa ariko uyu mukobwa nyine ntabwo ashaka kubwira uyu mugabo ahantu umwana we agiye. Barakwereka uyu mugabo ari kumubwira ati rwose unyeretse ahantu ari byamfasha rwose kari akana kanjye rwose mfashije ukanyereka ahantu kari waba umfashije cyane. Umukobwa yaramubwiye ati rwose pe niba ari umwana w'umukobwa uje uri gushaka nta kana kari ufite akanuza kagapusheti kameze nka telefone kanyuze ahangaha wakurikira anyuze ino nzira wanamukurikira ugasanga ageze nta nubwo ageze kure tu. Ubwo umugabo bahise bamurangira ahantu umwana yaba agiye. Kumbe umwana yibereye hano mu gikapu. Ibyo ari kuvuga uyu mugabo byose ibintu ari guhondagura umwana byose ari kubyumva. Nuko nguko umugabo bamwuhuruye ngo agiye gushaka umwana mu ndebere. Ikigabo kikimara kugenda wa mukobwa yahise afungura igikapu ahita abwira wa mwana ati sha umva mwana dore rwa rugabo runyuze ahangaha tuza rero ntuvuge. Hagati aho ngaho wa mugabo yarimo abareba ari kureba uwo mukobwa ibintu ari gukora mu gikapu ntabwo ariko yabonye yuko wa mwana arimo. Yaragiye aho kugira ngo akomeze aje gushaka wa mwana arihagarare kugira ngo arebe uyu mukobwa. Mu bigaragara wasanga ari yabonye yuko uyu mukobwa ari we wahishe uwo mwana. Uwo mugabo yarabirebaga byose. Uwo mugabo yahise agaruka aravuga ati nyine ntabwo mbonye atari ngombwa nese wari gukora iki ahangaha muri iki gikapu wari gukoramo iki? Ati umukobwa ati nta kintu kirimo nta bintu nari ndi kurebamo njye ni imizigo nyine mba nifitiyemo nta birenze tu. Ese ibintu byo gukora mu gikapu byabura nta kibazo tu. Umugabo aramubwira ati se shuwa uri shuwa nta umwana wanjye ntabwo ari ahangaha? Ati noneho reka nshekinge niba atari umungumu. Umugabo nuko nguko yahise abwira uyu mukobwa. Umugabo yahise ahamagara telefone kagakobwa kari gafite. Umugabo ari gukoringa kugira ngo yumve ahantu telefone iri busonere kugira ngo rwumve niba irasonera hano muri iki gikapu. Murandebera uyu mugabo ntabwo aheba. Telefone yasoneye mu gikapu kiraseka ati sibyo ni ibiki ndi umukobwa nawe aramuseka ati ari ikibazo telefone se do ningiri gusona. Wayirebye se? Umukobwa yazamuye telefone ayereka uwo mugabo ati se telefone singiye nta birenze tu nta nicyo biba bitwaye. Umugabo we yanze gushyira amakenga yabonye yuko umwana ari gushaka ari muri kino gikapu. Yahise abwira uwo mukobwa ati se none wa mukobwa we niba umwana nkurikiye umwana w'umukobwa atari umugumu wakemera gufungura kino gikapu? Uragifungura cyangwa ntugifungura? Rwose umukobwa ari kuvuga ati rwose ibyo ngibyo se. Umugabo ari kumubwira ati rwose uragifungura ntugifungura? Ati nutagifungura mpamagare polisi. Niko uyu mugabo ari gukangisha uyu mukobwa. Umukobwa arimo aramubwira ati nta gikapu ndafungura, ikindi kandi niba ushaka guhamagara polisi nakubwira iki nzira ni umuharuro hamagara. Umugabo we yanze gushirwa yabonye yuko umwana arimo ashaka ari umugongo. Ntabwo tuzi icyo amushakira, dukomeze dukurikirane. Ntugarukire mu hagati rwose wikomeze ukarangize uri buze kugenda kumenya ikintu uyu mugabo yashakiraga uyu mwana. Murareba
uyu mugabo arimo abwira uyu mukobwa ati rwose wa mukobwa we umwana wanjye ari umugumu nabibonye, ikindi kandi kiri kubyemeza kutari gufungura kino gikapu. Umukobwa ari kumubwira ati si reka nkubwire, uri kuvuga ngo ari umugumu wamumbikije, niva ibyo wakora byose nushaka uje kundega uhamagare polisi, ibyo birakureba, njye nuko ntashobora gufungura igikapu ku bwawe, ikindi kandi ntacyo uri cyo ku buryo njyewe wantegeka ibyo nkora byose ngo ndabikora. Umugabo nuko bamusubije, umugabo n'umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi, nuko nguko rwose yakubona uyu mukobwa yakaniye adashobora gufungura kino gikapu. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati rwose reka nkubwire wa mugabo, ushatse wareka kuntera stress nkigendera nkava aha ngaha, kuko ndi kubona wowe nta gahunda yawe rwose, ndi kubona wagira warwaye mu mutwe. Nuko nguko umukobwa yahise amubwira, umukobwa yahise yibangaturira bage ye arigendera. Nuko nguko yagiye umugabo asigara ari gutora isazi hano mu muhanda, yari ari kurya isazi nyine, yari yabuze umuntu ari gushaka, baramukoteje baramugunuza, abaye nyine twamugereranya nk'ikira, byaramucanze. Nuko nguko uyu mukobwa yahise yinjira muri iyi resitora, yasanzemo uyu mukobwa ati umeze ute rwose pe, hano mfite ikibazo gikomeye cyane kindemereye, yamubwiye byose ntacyo asigaje, amubaza niba hano hari icyumba yaje kuba arimo, barakimwereka. Umukobwa nuko nguko yahise ajya mu cyumba kugira ngo nyine arebe ukuntu uyu mwana yatabara ubuzima bwe butari bwajya mu kaga. Barakwereka umukobwa yarakimara kugera mu cyumba, nuko nguko yahise ari kwinjiza mu nyine bage nta kibazo tu, yahise yifungira urugi nk'ibisanzwe, hagati rwose uyu mwana mutabariye ubuzima, ejo n'ejo bundi wasanga nanjye ubwanjye buri mu mazi abira yantabara nta wamenya. Hagati aho ngaho barakwereka wa mugabo yahise agera muri ino resitora. Uyu mugabo ntabwo aheba rwose, yageze hano muri resitora aravuga, ararangisha ati hano nta muntu uhageze, nta mukobwa uje uri gukurura igikapu, nta mukobwa uje uri gukurura igikapu nyine uje muri iyi resitora, ko nzi neza ko ariho aje. Mfite ikibazo rwose mu mundangire, uriya mukobwa rwose hari diru zanjye afite. Hagati aho ngaho uyu mukobwa yumvisha ari umuntu uri gukomanga, ari gufungura urugi. Ubwo ngubwo ni wa mugabo wari uri gufungura. Uyu mukobwa yaravuze ati rwose uyu mugabo ndi kubona yakaniye. Uyu mugabo yararimo afungura ati fungura we, nakubonye nakumenye, ibintu byose ni wowe ugize ute, ni wowe bifite. Uyu mukobwa yaravuze ati rero aho bigeze nta wundi butazi mfite keretse guhamagara polisi kazi kagira ite ikantabara. Nuko nguko yahise ahamagara ku murongo wa polisi kugira ngo baze bagire icyo bamufasha. Umukobwa yanze gufungura uriya mugabo kuko aramutse amufunguriye kano kandi tubona aka gakobwa kahura n'ibibazo, kahura n'ibizazane, urabona karababaye rwose. Uriya mugabo rwose sinzi niba ashaka kugashimuta, nta wamenya. Reka dukomeze twirebere. Nuko nguko umukobwa yarahamagaye, umugabo nawe aranga ari kurya isazi, ari kuvuga ati rwose nakubonye, umwana ntushobora kumuncikana, ntibyashoboka. Sha tuba twaravunitse, wowe uraza ngo urafata umwana umushize mu gikapu ngo uratwaye gutyo ngo uzi yuko biraherera iyo ngiyo. Umwana baramubwiye bati sha genda hariya, genda ube wishe muriya, gahita uti genda hariya mu cyumba, genda sha, genda ube wishe umwana, ibintu nibiza kugenda neza turaza kugukuramo, witonde utaza kuvuga. Ufunga uwo munwa wawe, dore umunwa wawe usanze ushize hejuru ugasanga ibintu bidukozeho. Umukobwa hano ameze nk'aho ari mu mazi abira, yahamagaye polisi arayitegereje kugira ngo ize hano mu butabazi. Akimara kohereza wa mwana, uyu mukobwa yarafashe cya gikapu arundamo ibi bintu n'ibikira, sinzi ibintu yarundaguyemo kugira ngo wa mugabo igihe arabasohotse yashizemo, ndi kubona ari na papiye jonike yashizemo, nta sinzi ibintu yacometsemo kugira ngo aze kujijisha uriya mugabo ko ari byo byari birimo. Nuko nguko umukobwa yisohokeye ari kwikurura ibage ye nta kibazo afite muri ino resitora. None akimara kugera imbere y'uyu mugabo, uyu mugabo yaramubonye ati sha we, uwo mugabo yahise ahagarara ati wowe kujya yicara aho ngaho. Umukobwa yahise yicara aho ngaho kuri ayo meza. Uyu mugabo ahita avuga ati byiza, uri kunyibuka se? Gara ni njyewe rero, waruzi ngo rero ibintu byose, waruzi ngo wampamishe, niko wari ubizi. Urampereza umwana wanjye ntumumereza, uramumpereza ntumumereza. Umugabo yazamuye pistori, uyu mukobwa aramubwira ati reka nkubwire wa mugabo we,
uyu mukobwa yarabyitegereje gusa ibintu uyu mugabo ari kumubwira, uyu mukobwa yumva ahiye ubwoba, ariko uyu mukobwa nta kibazo yari afite kuko yari yahamagaye ubutabazi. Isaha n'isaha turajya kubona tubona uyu mugabo baramutambikanye. Ahangaha barakwereka umuseriveri arimo arabaza abakiriya be ati ni iki murafata, barimo barakwereka uyu mukobwa ari kumubwira ati ese urafata, uyu mukobwa baramubajije bati ibyo urafata, uyu mugabo nawe ati nanjye nibyo ndafata. Ati se urafata ibintu byanjye gute, kubera iki njye nawe tuziranye ku buryo turarya ibintu bimwe? uyu museriveri we yarabyitegezaga akabona wagira niba ari mu dukino bibereyemo, niba ari ibiki ntawamenye. Ari kumwe ati ngiye nishakira ka burusheti, ikindi ni iki, ari kumutondekera ibintu niba ari n'ibirayi 7. Ntumbaze uyu mukobwa sibwo ibirayi 7 yabimara. Nuko nguko uyu mukobwa yari kuvuga ati rwose nibyo ngibyo nkeneye. Ati uyu mukobwa w'umuseriveri yaravuze ati ye mukoko ndi kubona wagira ndakuzi, ntabwo ari wowe witwa Sara? Uyu mukobwa yaramubwiye ati ntari wowe witwa Sara? Kumbe uyu mukobwa bari kumucira amasiri, we ntabyo azi. Uyu mukobwa ntahaziranye n'uyu nguyu, ariko uyu museriveri kugira ngo amucire amasiri kugira ngo bacitse uriya mwana, uyu mwana we ntabyo ari kumenya. Ariko byageze ahangaha arabimenya ati ndakwibutse, ese urugendo rwagenze gute rwa rundi twari dufite muri ya ndege? Ati nagezeyo kare, twagezeyo nyine amasaga atari gakura, urebye nta kibazo twari dufite. Uyu mugabo urahangaha arimo arabyitegereza ukuntu nyine bari kuvugana, hatazaba abantu baziranye hehe, ibintu byose bishoboka gute? Uyu mukobwa we arakubwira ati rwose ati si ndakwibutse tu, wowe ndakuzi, cyajya ururakana none dore umaze gukura. Yego nanjye sinigeze mburuzingo, ariko rwose umaze gukura. Uyu mukobwa rwose nuko nguko yari kubona nyine uyu mwana atangiye kumutekera imitwe. None uyu mwana kubwira uyu mugabo ati shaho hadufata agafoto, dufata agapictures nyine ku rwibutso, dore tumaze igihe. Uyu mwana ashobora no kugenda ugasanga nyine ndanamukumbuye, unadukoreye ako kantu byaba ari na byiza. Yamuhereje telefone, uyu mugabo agenda yanga, ariko akumubwira ati rwose ihangane uduha agapictures, njye n'uyu mwana rwose tuje turakareba twumve tumeze neza. Nuko nguko yabafotoye. Umugabo yabafotoye nk'ari no kwikiza rwose, nta n'isegonda yamaze ari kubakubita umurabyo. Ati se none si birangiye? Ati urakoze cyane rwose, ukoze akazi keza. Wa mugabo we nta kibazo cyawe. Kumbe bari kujijisha uyu mugabo kugira ngo batinze polisi, kugira ngo uyu mugabo nyine umujinya gurakare, ari no kugira ngo polisi ihagere. Uyu mugabo nyine mbese akiranga nta hantu yigeze ajya cyangwa atigeze akora ibintu bibahanga. Uyu mukobwa ari kwiganira na mugenzi we, uyu mugabo aranga akanuye amaso, niba ari kurya impungure, niba ari kurya iki. Uyu mukobwa baramusabye bati ngaho rero impaderesi nyine ndaguhamagara. Kumbe yari ari kumubaza ahantu umwana yaba ari kugira ngo agende amufate. Umukobwa yaramubwiye ati ari hara kuri tuwarete, kuri wese nihari, genda umufate umuzore gake gake umusohore, ubundi uyu mwana tubashe kugira gute kumurokora. Umukobwa yabonye aderese z'ahantu wa mwana ari, ati thank you urakoze cyane, ibyo bintu ni byiza rwose pe. Uyu mugabo bari bamutekeye umutwe, bari kurangira uyu mukobwa ahantu umwana ari kugira ngo abashe kumucekesha, ariko uyu mugabo ntabyo azi. Uyu mukobwa ati urakoze cyane, urakoze cyane rwose pe, ukoze akantu keza kabagabo kabasimu kandi. Nuko nguko uyu mugabo yatangiye kuvuga ati rwose mva nkubwira wa mukobwa we, ntabwo ibintu byarangiye, uramereza umwana niwo umufite, ikindi kandi nutamunyereka umutwe ndawubarura. Uyu mugabo afite pistoli ahangaha arimo arayikangisha uno mukobwa. Barakwereka wa mugore, wa mukobwa azanye ka kana ari kugacikisha nyine akavanye kuri wese kugira ngo abashe kugasohora hanze. Yakanyuje ahangaha gake gake, uyu mugabo arimo atongana n'uyu mukobwa kugira ngo abashe kukageza hanze. Uyu mukobwa ari kumubwira ati rwose reka nkubwire, nta mwana wawe mfite ikindi kandi wintesha umutwe. Akana nuko nguko bagacikishije kigira hanze, uyu mugabo asigara ahangaha. Uyu mukobwa aramubwira ati rwose wa mugabo we, gute uri kungendera ku buzima bwanjye, unshakaho iki wanditse? Umwana wawe niba ari n'uwawe,
rwose uri kubona njyewe ibyo ngibyo byabintwaye. Iki kindi kandi reba muri iki gikapu isi uri kuhimbisha ngo arimo akira ngaho reba noneho nakubwira ikireba dore ntaho nyijyanye. Nuko nguko umukobwa yahereje uyu mugabo bag, kandi iyi bag rwose nta muntu urimo, yigendeye kare. Umugabo yagiye kureba yakubiswe n'inkuba, yahuye n'uruva gusenya, aho kugira ngo asangemo umuntu yasanzemo ibintu bitagira 12. Yarasambaguye. Se bino bintu ni ibiki? Ati reka nkubwire wa mukobwa we, nintabona umwana wanjye si uri kubireba ndakubarura uwo mutwe. Ikindi kandi njye ntabwo nzi, ntabwo bankinishaga. Umugabo yarebye hirya aravuga ati byanga bikunze reka ngire ndebere no mu cyumba niho ashobora kuba ari. Umugabo nuko yagiye mu cyumba, amaze kujya mu cyumba wa mukobwa yagiye amukurikiye. Umugabo yarinjiye, akimara kwinjira yaragiye kureba wa mwana ahantu ari. Barakwereka wa mukobwa yaraje ahita afata igifungisha ahita afungirana wa mugabo, abona bamufungiraniyemo. Wa mugabo nuko nguko yahondaguye urugi, abura umuntu wagira ati wamwita bati rwose reka nkubwire ikintu kigukwiriye wa mugabo we nuko polisi yazanga ikakujyana kuko uri umuntu mubi. Niba utagirira umwana ungana kuri impuwe ninde wazigirira? Umugabo yarahondaguye, ariko ibintu byitwa amasasu ye ntacyo byari bikivuze. Nuko nguko bamukingiranye. Umukobwa yarategereje ubutabazi. Barakwereka ka kana kigereye hanze kimereye neza, bari kukabwira ati ampucuri ihorere mwana, nta kibazo rwose, ubuzima bwawe ngubu noneho twabutabaye, nta kibazo uraza kugira rwose, Imana yabashe kubana natwe. Nuko nguko wa mugabo polisi baratwereka ukuntu yaraje iramutwara. Hagati aho ngaho baratwereka nanone nyina w'umwana ari kuza nawe akeneye umwana we, yaramukumbuye. Mu bigaragara uyu mwana bari bagiye kumushimuta, uriya mugabo yaramushimuse. Nuko nguko uyu mugore yaje asanga umwana wari ahangaha ameze neza, ubuzima bumeze neza. Umwana ari kumubwira ukuntu byagenze n'ukuntu bamutabaye. Uyu mugore ari kumubwira ati rwose mwa bakobwa mwe mwakoze cyane, Imana izabaha umugisha, izabahembe. Inkuru yacirangiriye ahangaha, abantu babashije kubana nanjye mwakoze cyane. Tuzasubira ubutaha, kandi nugira ikibazo wandika muri komenti turagusubiza naho ubutaha.